ariko nawe utabirota ariko ukibonaho se haraburikiye abana ko bize ko umugabo yize ko umugore yize ko tugerageza tutarabaswa kuki ibintu bitubaho n'ukubera iki banga icyo gihe nawe ntabwo uri mu byara ngo wakire wa musaruro ntabwo uri mu byara ngo wakire wa mugisha ntabwo uri mu byara ngo wakire amahirwe n'umuryango wawe ahubwo urasanga harimo za blockage nyinshi zamaze kubinjira mukeneye gusaba Imana kugira ngo ihindure ibyo bintu maze umenye icyo gukora Yesu akumpera umugisha Imana kugire neza cyane nibwira ko nubyibonaho nawe yagumye gufata amasession y'iminsi 2 nibura wahagira imbaga gufata iminsi 3 ugasanga ibyo bintu bituma iterambere ritaboneka ukusanga ntubyara umugisha nta mpundu ziri iwawe akazi nibira kana ko bidatinda ubuzima nejo ni hasi hejuru nta kintu na kimwe ubona wakira gifite kirambye nta kintu ufite cya permanent utuntu twose nuturaka n'utuntu dutoya n'uduciye aha ejo nabaye byahindutse ntabwo ufite ibintu birambye ukomeza ngo ugende ugero bitewe n'iki warose Nzozi kandi birumvikana urose gutyo nicyo beshatse gusobanura ubumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta Imana n'umugambi w'Imana bane mwese bakunze kuri kimwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka nagira ngo mbanze mbashimire cyane kuri uyu munsi wa kabiri mwiza Imana ibaha umugisha reka twite umunsi w'umugisha ku buzima bwawe aho uca naho unyura nuko bigenda nuko bimeze rero iminsi myinshi bamaze abantu bambaza ngo basubize ibyo bagiye bambaza ku bijyanye n'inzozi kandi ho gasanga inzozi yavuze ngo ntizanditse mu turazisobanura ntago ibintu byose wabirangiza ngo bikunde Imana ibaha umugisha mu mwese mudukurikiye iki cyumweru twakise ngo egera hafi usobanukirwa iby'urota no Imana iganira nawe turagushimiye Imana yacu turaguhimbaje kuri muhande rwacu turagushimiye ko dukunda ujye dukorera byiza byinshi kandi kujye tuba hafi ku manywa na nijoro ukaducira inzira tukabibona ukatubaka tukabibona uri umukiza uri umurengezi uri umutabazi twanyuze hakomeye tubone neza n'imbaraga zawe rero data wa twese uhoraho ndasabye kurushaho gukora ibitangaza muri twe kandi twereka imbaraga zawe kuko Kristo byose bikora neza no habwa icyubahiro kuri mwami wacu wakoze amen murakoze cyane mwese mukomeze gukora subscribe rwose ni byiza cyane ndifuza ko nibura uku kwezi twayirenga 10,000 nkuko twabitangiye nawe utarabikora ubikore kandi byakubera byiza cyane twanezezwa no kubikora kandi ababikoze Imana ibaha umugisha nawe umva bitarakuzamo humura nta gitugu twagushyiraho ariko by'ukurikira umurimo w'Imana ukore subscribe nyaboneka urabona inzogera ku ruhande kandi ukuye ujye ubasha kubona ikiganiro uko gisohotse utiri ujya gushakisha utiri gukibura buri munsi ukibone yenda nibura no gutamwanya kukire ko uwo munsi kikugereho nibura aho uboneye akanya uze gutekereza Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti rero ku kiganiro cyasohotse ejo ku wa mbere hari abantu bambajije umwe arambaza ntabwo amazina ye nayamenya ariko ndabona sinzi kereka umutekinisiye yambwira ukuntu abikora nkabona amazina y'abantu byashobokara nakandaye kugira ngo mbirengage ntabwo ndi umutekinisiye njye muri tubise nashaka kubona amazina aha ntabwo nayabona okay kuko urumva biransaba ko kumva kumusubiza nta mumenye nanone biri bungore cyangwa se byagize tubagira amabanga yabo ariko ngira ngo umuntu wese waje kwiyandika hano muri ntuze muri comment akabaza ikibazo nuko yemeye gushyira hanze ubuzima bwe ndashaka kure cyasohotse ejo hari uwanditse ngo God bless you pastor sobanurira na rose mbyara umwana mubona neza mu myanya y'ibanga mbona ikiganza gifite sizo cyangwa se umukasi hari akantu yakase kamubuzaga kuza kandi ndi umumama mukuru utakibyara reka subiremo iyi nzozi byo yambajije cyane ko yagendeye ku kiganiro cyo gutwita ingaruka zabyo n'ibindi byose mu kurota yavuze ngo ndamubona ashobora kwitwa Jani nta unyangira simbizi bavuga ngo God bless you pastor sobanurira na rose mbyara umwana mubona neza mu myanya y'ibanga mbona ikiganza gifise cyangwa gifite sizo ariyo mukasi hari akantu yakase kamubuzaga kuza kandi ndi umumama
mukuru utakibyara. Mbere na mbere nagira ngo uganirize ikintu gikomeye cyane, kuko twagusobanuriye ko kurota ubyara, twavuze kurota utwite nta kubyara twavuzemo, noneho kurota ubyara kandi waraciye imbyaro kimwe kitakibyara nyine wageze muri monopause birumvikana, urangije ubona umwana afite isizo kandi akata akantu katuma gatabasha gusohoka ngo ajye hanze. Izi nzozi kuko wabivugiye hano, reka nzigusubize kandi reka nongere nzigusubize kuko zivugiye hano. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere cyakubaha Imana kuganirizaga, sinzi n'ufite abana, sinzi n'ufite abuzukuru, ariko icyo bisobanura ni iki? Ni ukuvuga ngo wowe ubwawe ukwiye gusenga Imana ibiri kuza ku bana bawe n'ibiri kukuzaho mu buryo bugaragara, nuko hariho ibyo ugomba gukora. Ni ukuvuga ngo iterambere ryabo, kuzamuka kwabo, kubaho kwabo uri umwe mu nzitizi ariko nawe utabishakaga. Urumva umwana yishakiye inzira, agira ibintu akata kugira ngo abashe gusohoka, afite sizo yayivukanye, bivuze ngo wowe wagombye kuba warasenze Imana cyangwa ukagira ibintu urekura mu byo wakoze kera biri kugira ingaruka ku bana bawe kugira ngo batabasha kubona iterambere. Ariko ntugire ubwoba ubwo wabibonye, senga amasengesho y'imisi nk'ibiri, maze ugira ibyo watura, ugira ibyo uvuga, maze ubohora abana bawe bagira umugisha, batarinda gushaka ayo masizo, batarinda gukora byose, ahubwo bakire wa mugisha. Ko burya gusama no kubyara ni ibintu bibiri bitandukanye. Bivuze ngo ushobora kuba mu buzima bwawe, ntabwo mbizi kuko ntabwo washyizeho amazina, niko ndi kubira kuri email ko byangezeho. Ni ukuvuga ngo ikiba kigaragara aho ngaho ni iki? Nuko ubwayo kubyara ni ukubyara. Tuzi ngo umwana w'umuhungu, ntituzi ngo ninde, ariko birumvikana ko muri wowe ubwawe uri umwe mu nzitizi z'iterambere n'imibereho y'abana bawe cyangwa y'urugo rwawe. Bivuze ngo hari ibyo ugomba gukuraho. Abantu badukurikira byumve neza, ntabwo ari icyaha wihana ko ntabwo wacumuye, ariko kuko ufite ubukomoka muri ya migenzo ya kera, muri ya mico ya kera, muri bya bindi mwakoraga kera, cyangwa se wakuye kwa bene wanyu utigeze wigizeho za karande tuvuga za kera zikomoka iyo kure, zisa nkaho ziri gukurikirana abana, n'ushaka kujya gutera imbere agahura n'ingaruka, gusukaga ko wabonetsemo ko ufite sizo kugira ngo avuke yishakiye inzira ko atari yayibonye. Biravuze ngo rero haguruka urebe muri famiye yawe, kwa banyogosenge, kwa banyoko wanyu, kwa so cyangwa kwa sokuru, urebe se koko ntacyo nadukiye, ntacyo nanduye kivayo kirimo cyangiza ahazaza h'abana banje. Ibyo rero niho uzashobora kuza gutabarwa ukabyumva kandi Imana ikakugirira neza. Ni byiza ko ugomba kubisobanukirwa. Kubyara ubundi ni impundu ziravuga y'uwabyaye, ariko ngo yabuze inzira yifatira umukasi ngo akata akantu katumye acaca gutambuka nyene ayishakira ukuntu. Ko Imana yavuze ngo umugisha warangiye we Esau, icyo uzabona gusa nugoma ukoresha intwaro yo nibwo uzabona ubutunzi. Bivuze ngo kwirwanirira. Rero bivuze ngo nawe ntabwo ari ibyaha, nta nubwo ari n'upagani, oya, nta n'impamvu, ahubwo nk'umubyeyi ugihari, reba mu gisekuru cyawe, reba kwa papa, reba kwa mama, reba mu mvukana, urebe neza, urebe se koko uko babagaho niko abana banjye barose, nanjye niko mbaho, ese urugo ngo ndusaziye muri ko bimeze. Numara kumva ibyo bintu uraza gutumva uti ukafata umwanya wowe usenye ibyo bintu byose, maze ugire za mbaraga Imana yakwemereye kandi usanga utabaye mu buryo budasanzwe. Imana iguha umugisha kandi Imana iguhembure cyane. Ni byiza ko umubyeyi urose bene ibyo bintu, ariko nawe utabirota ariko ukibonaho se haraburikiye abana ko bize, ko umugabo yize, ko umugore yize, ko tugerageza tutarabaswa, kuki ibintu bitubaho n'ukubera iki? Banga icyo gihe nawe ntabwo uri mu byara ngo wakire wa musaruro, ntabwo uri mu byara ngo wakire wa mugisha, ntabwo uri mu byara ngo wakire amahirwe n'umuryango wawe, ahubwo urasanga harimo za blockage nyinshi zamaze kubinjira. Mukeneye gusaba Imana kugira ngo ihindure ibyo bintu, maze umenye icyo gukora. Yesu akumpera umugisha. Imana ikugire neza cyane. Nibwira ko nubyibonaho nawe yagombye gufata amasengesho y'iminsi 2 nibura, wahagira imbaga gafata iminsi 3 ugasanga ibyo bintu bituma iterambere ritaboneka, ukusanga ntubyara umugisha, nta mpundu ziri iwawe, akazi nibira kana ko bidatinda, ubuzima nejo ni hasi hejuru, nta kintu na kimwe ubona wakira gifite kirambye, nta kintu ufite cya permanent. Utuntu twose nuturaka, utuntu dutoya, nuduciye aha, ejo nabaye byahindutse, ntabwo ufite ibintu
ibintu birambye ukomeza ngo ugende ugeraho bitewe n'iki warose inzozi kandi birumvikana urose gutyo nicyo yashatse gusobanura Kristo akugire neza kandi akwambika imbaraga mu byo ukora byose. Ngira ngo nakomeza ndasubiza abantu bishingiye ku kiganiro cy'ejo cyatambutse cyo kurota umuntu atwite akaga kabirimo. Undi yambwiye ngo jewe musobanurire kurota umuntu yikoreye ibigori nkamusaba ikigori acampa ikigori kizigiye. Aha uyanditse numva ari nk'umurundi hari turashuje abanywanyi b'Uburundi mwese turashuje baherereye aho hirya habari za Ngozi azamuramvya abaraho za Nyabuterere n'abandi hose aho muherereye mwese Imana ibaho umugisha. Reka mbabwire ngo nange muri kinanira ya mbere na die na turwa Imana batabare kandi bagire neza. Ndabashuje mwese abantu bita hakurya bya Ruvyironza Imana ibaho umugisha mwese. Reka mbabwire ngo abo mu Ruziba Imana ibangiriye bagire neza muhabwe umugisha n'Imana ishobora byose. Rero muvandimwe nibura umushinga nta nibura umukenyezi simbizi ngo njewe musobanurire kurota umuntu yikoreye ibigori nkamusaba ikigori acampa ikigori kizigiye. Yarose umuntu yikoreye muba ibigori ngamwatse ku kigori amuha ikigori kizigiye ni gishiririye mu Kinyarwanda. Ikigori gishiririye cyabaye amakara. Muvandimwe mushiki wanjye cyangwa neza ntabwo izina ryawe ni byiza ko utashize kurivuga wahuye n'umuntu yikoreye ibigori. Buri gihe abantu basobanura ibigori bibwira ko ibigori ari bigeragezo ariko siko kuri rwose ntago ari kuri cyane kugira nta mpamvu byose nibisanzwe. Ariko wamusabye ku kigori arangije guha ikigori gifite akamaro k'ikigori kizigiye cyane gutera kanseri. Byose bishiririye burya abantu mukunda kurya ibintu bishiririye ntago ari ibintu byiza cyane byana gutera kanseri. Hano hari ikintu gisobanura muri aya magambo no kuvuga uwo muntu n'ubundi nibyo yarafite birazigiye nuko utabimenye kuko umuntu aguha icyo afite ntago icyo adafite. Bivuze rero ngo rwagwa ikigori kizigiye cyangwa gishiririye bivuga ngo ubwo yacyokeje. Muri make tegura amagambo azagukomokaho bazakuvugaho nawe ukavuga abandi ibyo abandi bakuvuze bitakaza agaciro ariko amajambo uzivugira ryaba rimwe uzavuga menshi birimwe baribyaze menshi birabyaze menshi tatu barabyaze menshi bityo bizogaragara ko wiswe umunyamazimwe umuntu usuma urusaku umuntu w'amagambo ariko biturutse kuri wa muntu kwagoye ikigori gishirire kandi konye cyose cyokeje bisobanura amagambo aryana ababaje ateranya inshuti n'abavandimwe. Mugomba kuhamenya ukamenya ngo ndabikora hiki kugira ngo bikugendekere neza. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nuvuga ngo umuntu wese reka mbone mbisubirizemo hamwe urose uri mubakokereje inyama ubona za brochette babotsa kabone nubwo utawanabiriyeho biravuze ngo ugiye kugira amagambo menshi azakuvugwaho. Icyo babigusaba niki nukwirinda kugira ijambo niruvuga ukirinda kugira icyo uvuga ukirinda kugisobanura. Data wa twese aguha umugisha kandi Imana y'amahoro iguhembure cyane. Ndibwira ko ushobora kuba usobanukiwe Imana igufashe. Undi nawe yanditse ndabona ari uzayisenga Violette yanditse ngo nsobanurira kurota ufite umwana nk'uw'imyaka 2 cyangwa utarabyaraho bisobanuye iki? Ibi bintu butubajije biba bisa nk'ibitagize kurota ufite umwana w'imyaka 2. Iyo tubwira ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa byari kudufasha reka pfe gufatira aho ngaho ko ku bumwe bw'abera ministries mugomba kwisanzura maze mukandika ko tugiye kubasubiza ibibazo byanyu byose mwagiye mubaza kugira mwongere mwuke mumenye inzozi cyari cyo. Ubundi uza kubukikiye umwana w'umuhungu cyambere ugomba kubuzi ngo se umwana nkikinze iyo yavuye stranger baby umwana utazi iyo yavuye umwana utazi ahari burya bisobanura ko ari imbaraga za karande ndetse n'abarozi bakuje ko umwana ntumuzi ntuzahavuye kuko wonyumukikira. Ariko ikikiye umwana umuzi ari muri famiye zanyu ari mu rugo iwanyu muri bene wanyu bisobanura ibintu bibiri bikomeye. Nuvuga ngo icyambere urose utikiye umwana umuhungu abenshi bibwira ngo ni imyuka wera ngo niki nabyo simbe yakanagewe ariko burya mubwiza ukuri kukikira umwana w'umuhungu kandi umuzi kandi atarima nakonka ariko namufite bisobanura yuko ugiye kugira ubukungu icyubahiro agaciro no gutera imbere. Iyo mwana w'umuhungu iyo mwana w'umukobwa bisobanura ko noneho ibyo ufite kuko hari abantu batunze de millions hari abantu bafite miliyoni menshi bafite amiliyarderi abantu batunze amazu meza abantu batunze amamodoka meza ariko badafite amahoro mu buzima bwabo n'ibyishimo. Burya rero kurota uteruye umwana w'umukobwa ariko amuzi cyangwa uzi uwo ari we apfa kuba iyo utamuziho ni ikibazo gikomeye.
bivuze ngo uyu mwana w'umukobwa w'umuzi birasobanura ngo na bya bindi ugiye kuzagira na duke twawe na byinshi byawe uzabigiramwo amahoro, umunezero no kwishimana n'abandi, kuko burya umukobwa mu buryo bwa Bibiliya agaragara nk'ibyishimo by'abantu mu kunezwa cyane, ko bavuze ngo Imana ibaze ngo uzaho abakobwa babyinira. Rero Imana iguhe umugisha. Nuvuga ngo wowe ko niba umwana waramurose utamuzi, witegura intambara, witegura urugamba, witegura ibintu byinshi cyane, ndetse unitegure kandi wongere witegure nk'uko umuntu utegura urugamba rukomeye. Ariko niba warabonye umwana umuzi, ntabwo watubwiye ngo n'umuhungu cyangwa umukobwa twagusoneka uwo ari we wese, menya ngo harimo ari umwana w'umusore, niba ari umwana w'umuhungu, terambere, ubukire, cyubahiro, zamurwa mu ntera, kugira ibigeraho, kubahwa n'ibindi bidasanzwe. Ariko iyo urose ari umwana w'umukobwa, biravuze ngo naduke ufite n'ibyinshi uzagira, uzabigira nk'amahoro kandi ugubwe neza. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka rero tugere ku witwa Jeannette. Yanditse kabiri comment ebyiri, aravuga ngo narose nabyaye umwana w'umukobwa mwiza cyane, mbona ndi umugore ukiri muto kandi ndi mukuru, haza abagore babiri bato bane muri bo bane buri wese afite umwana w'umukobwa, wa karindwi n'uwa 10 baje kunsura, ndahaguruka mbasanga muri salo, mbaha keya, ninjiza umwe n'umwana we ku murongo, binjira mu cyumba aho umwana ari, musobanurire murakoze. Reka iragoye kuyisoma. Nitwa kuriya, narose nabyaye nanone umwana w'umukobwa mwiza cyane, mbona ndi umugore ukiri muto kandi ndi mukuru, haza abagore babiri bakiri bato bane buri wese afite umwana w'imyaka hagati y'7 n'10, baje kunsura, ndahaguruka mbasanga muri salo, mbaha keya, ninjiza umwe n'umwana we kugira ngo binjiza mu cyumba aho umwana wa ari, munsobanurire izo nzozi. Ngira ngo wowe bwa mbere hari inzozi wavuze bwa mbere, numva nitegereje neza, ndebye amazina ni wewe n'ubundi. Ahangaha ntabwo tuzi yabanje, ariko birasobanura kuba noneho wabyaye kandi waracira ubyaro, ni bya binyira gusobanuraga n'ubundi. Onaga ko mbere mu cyerekezo yari yabuze ahanyura, yari yabuze ahaca, yishakira inzira. Aha rero birasobanura mu magambo akomeye cyane. Ntabwo kuba waraciye imbyaro ukaruta wabyaye, ni ukuri ni umugisha ukomeye ku buzima bwawe. Ikibi ni ukurota utwite. Noneho rero kuba winje bake bivuze neza ko wowe ubwawe, noneho wa muryango w'iwanyu bagiye kuzagira wa mugisha udasanzwe. Imana ikurengere kandi Imana igutabare. Data wa twese akujya imbere mu byo ukora byose. Hano rero hari undi wanditse avuga ngo mushumba, ndabona yitwa gutya, amena mushumba, narose ndi guca amapera ni kumanuza ifiti, ntikumanuza ifiti ntayarya, narose ndi kurya umugati n'icyayi cy'imisuke. Akomana Muraho. Yo urakoze cyane. Ndeko uyu nguyu nihangane simusubize. Ndamusubiza ijambo ryo gusa ngo narose ndi kumanura amapera, ndi kumanuza igiti. Yo ndabyumvise, ndi kumanuza igiti. Biravuze ngo we magambo makeya kuba imbuto zari zibonetse kandi zigaragara, warangiza ukabura ko hagera ariko ukabona ukamanuza igiti. Gusa ikibazo nibazaga ntiyagwa hasi ngashwanye kuki uturiye. Wa muntu we rero kandi ukarota uri kurya icyambere unywa n'icyayi cy'amisukari y'isukari. Ibyo bisobanura ko bwishuro nyinshi ko umuntu wese urota urya, bisobanura imbaraga z'abarozi ku buzima bwawe. Kuba amapero yamanuza igiti bivuze ngo wabuze uko hagera ngo wakire umugisha n'ibyo wakira utazure. Kuko niba wajombye igiti ukayamanura, aragwa hasi ashwanyuka, mwica muri umanure amazima n'abadahiye neza. Bivuze rero ngo ukeneye gusenga Imana ikaguha umugisha n'ubwenge bukwiye kubyitwaramo. Yesu nashimwe cyane. Kurota unywa icyayi bisigura iki, bisobanura iki? Urimo urarogwa biteye ubwoba n'imbaraga ko turya no kunywa ntago ari ibintu byiza. Unsobanurire. Nkunda kurota inyiruka.
nkunda kurota inka inyirukaho nkahungira ku biti. Aha, wenda kumva nubwo ntamenya izina ryawe, ubundi buri cyose kurota niba ari inka niba ari imbwa sinzi ikintu kikwirukankaho ntago wagisobanuye, ntago nabimenya rwose Imana yanjye. Kurota urya nabivuze, Imana ikugira neza cyane kandi nagiye mbasobanurira. Ya hano rero hari ibibazo. Urakoze mushumba, urasobanura nkanyurwa. Nanjye ndashaka ko muzansengera amahoro. Njyewe narose bantera umupira hama nanje ndawusama. Ibyo bisobanura iki? Ese ndabona ari Emmanuel niyo nizeye. Emmanuel rero niyo nizeye. Twarimo sobanura y'umupira, baguteye umupira urawusama nyine. Birumvikana nyine ko we kabisa nta kitagukoraho, uvuze urarakara, intambara zikuzaho, byose urabyakira nta kisiga inyuma. Imana igutabare. Shalom mushumba, urakagirirwa neza n'uhoraho. Urasobanura ibintu bahanze abantu. Urasobanura ibintu bahanze abantu cyane, inzozi zigaruka mu buzima bw'abantu bwose, ariko kubitahura bikananira. Nta bindi, cya mbere ni ukurota, ubundi uhamagara umuntu akagufasha kugira ngo ubashe gusobanukirwa inzozi uko wazitekerezaga. Undi ati njye ndota kenshi aho mvuka ndiho hariho bampa ibyo kurya. Imana yanjye, woweho birakugoye, wowe urota buri gihe uri iwanyu ku isambu, urota wariho urira ibyo kurya. Ni ibintu bine: ni karande, ni umuvumo, ni ubukene, ni ugusubizwa inyuma, ni ugusuzugurwa, birimo bifesinga biri ku buzima bwawe. Ukwiye gusenga rero, wowe ukwiye guhamagara umushumba ugushumbye akakwirukana iyo nyatsi rwose ukaba muzima. Imana ishimwe cyane. Ese kurota utwaye imodoka bisobanura iki pastor? Nasobanuye kenshi ko kurota ubona imodoka ari iterambere ryihuse, kuba uyitwaye n'uvuga ngo hari ikintu cyari ikibazo cy'ubukene mu rugo nk'ideni se ibindi bibazo byinshi ugiye gukemura, Imana ikagufasha mu izina rya Yesu. Undi arandika yitwa Betty Uwamariya, aravuga ngo amahoro y'Imana bane namwe. Njya ndota ndi kujya ahantu mpareba ariko nkabyuka ntaragerayo, bigatuma nirirwa naniwe. Byaba bisobanura iki pastor? Urumva we arota ari kujya ahantu ariko bugacya atanahageze ngo akirirwa yananiwe. Rero nshuti yanjye Betty Uwamariya, ugomba kumenya iki kintu. Nuvuga ngo ufashe urugendo ariko ntugeze iyo ujya. Biravuze ngo ubuzima bwawe n'imikorere yawe n'imibereho yawe, kugira ngo ugere ku ntsinzi, ugere ku cyo wifuza, ugere ku cyo ushaka, ntabwo bigukundira. Ikindi kurara nzira bivuze ngo ntushobora kugera kuri top y'ubuzima bwaho werekera. Birakugoye, birakuruhije, biragusaba gusenga Imana, kwegera Imana, kuvugana n'Imana, no gushaka umushumba wagushumbye akagufasha isengesho kugira ngo ugubwe neza rwose rwose. Nari nakubwiye ngo bisobanura ko Satani yahagurukiye kurwanya icyerekezo cyawe, ariko ntabwo nabisobanuriye utari ko ndabigusobanuriye burundu. No kuvuga ngo urota uri mujye ahantu ariko bikarangira utahageze, kandi wamara kuhagera ugasanga urananiwe. Ibyo rero bivuze iki rero? Satani yahagurukiye akazi kawe, ahagurukira ubuzima bwawe ku buryo atifuza ko watera imbere, wagira ahantu ujya, utagira ugasozi wifuza, akaguha amahoro, akumugisha, utagira iduka rizima. Mvuga ngo arafunga amayira kandi ukabyuka unaniwe kubera ko waraye ugenda mu nzozi ariko yarugenda. Bisobanura ngo umwanzi yafashe icyo kintu arakwata akaguhagararaho, akubuza amahoro kugira ngo bikurushye. Yesu akugire neza kandi Yesu akwambike imbaraga. Data wa twese abagire neza cyane. Ndumva ndacyakomeza gutekereza kuri aya magambo kugira ngo tuze kuyumvamo cyane. Hano hari SMS 63, sinzi ko ndibona uko nsubiza zose. Nanjye umwe bati amena, nanjye nizeye ko umunsi umwe ubuzima buzahinduka. Maze kurota inshuro zirenga 2 ndi kumwe na perezida. Yari perezida ukiriho, umugisha cyahariho, murabizaza. Kandi si uwo gusa, n'umuyobozi w'idini n'umuntu wibashye mu gihugu cyose. Bisobanura ko Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. Imana ibahe umugisha. Abantu bagiye babaza cyane.
njyewe ndi mu Burundi narose natetse ibiryo byinshi ababiseriva babijana mu ijuru baduga n'amasahani y'ibyo biryo ndababwira nti bamwe baravuga ndababwira bamwe bavuga ko atamana iriho ntibazareba nikanguye naje message rangoye reka nongere subiremo njyewe ndi mu Burundi narose natetse ibiryo byinshi ababiseriva babijana mu ijuru baduga n'amasahani y'ivyo biryo nkababwira bamwe bavuga ko atamana iriho ntibazabareba nikanguye. Ntibaze barebe nikanguye nanje ntarabidugana nimunsobanurire mukomere mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Urumva higeze bigezeyo nyine uyu nguyu icyo bishatse gusobanura ni ukuvuga ngo nubwo abamarayika batwaye ibyo kurya mu ijuru ariko we ntiyajyana ibyiwe. Uyu muntu ikintu akora agiye kukikubwira mu buryo bw'umwuka ni umuntu ushobora kwita ku bandi ariko we ntiyimenye mu bundi buryo ntaho bihuriye no kujya mu ijuru. Ariko nawe yitonde ku cyaha atageze yose. Ni ukuri ngize amahirwe yo kuba ngeze aha hantu nanjye ko ndi Karosi. Imana iguhe umugisha kuba yaraguhaye impano yo gusobanura inzozi kugira ngo ufashe twe ba Karosi. Yego Karosi we komera rwose turagufasha nta kibazo. Ko hari n'izindi narose sanga ipusi nkunzi yimbwa sowe ari bingora gusoma to hayinsomeko kuko hari n'izindi narose nsanga ipusi ku nzu yimbwa kandi kumwe n'umukozi dukorana mu nzozi narayikubise ntatuza iranyasamira umunwa wayo wabaye nk'uw'imbata ikindi gice cyabaye nka dendo yifoye nyireka mbona imeze nk'iyapfuye. Sobanura saba musobanurire murakoze. Uno muntu abango yarose imbwa iri hafi y'akazu ipusi iri hafi y'akazu k'imbwa inzu y'imbwa ngo arangije ngarayikubita irasama cyane wa dendo umera nk'uw'imbata kandi kigabana nka dendo ngo nyireba mbona imeze nk'iyapfuye. Biravuze ngo ni umwuka wo kwiyoberanya kuko tuzi ko imbwa ari abarozi n'uwo bakorana yes. Wero nakugira inama yo gupfuka mu gasenga Imana ntabwo uzahuri. Hari imbwa isobanura abarozi, hari injangwe isobanura inyatsi nabo n'abarozi n'ishyari n'urwangano n'amagambo menshi cyane, kandi hari dendo itoragura imbata itoragura, hari na dendo y'ifori kigira nini gusiye ko wasize uyishe. Biravuze ngo nutirinda hari umwuka w'ubugome, hari umwuka w'uburyarya, hari umwuka wo kurikiranwa, hari umwuka wo kuba kwicisha bakavaho. Ariko buryo yarose imbwa n'ipusi byegeranye menya ngo n'uburozi buri hafi yawe kandi burimo n'urupfu rukomeye. Yesu urakugiriye neza kandi Imana igutabare kandi Imana ikurengere rwose. Izindi warose wihanganye cyane tuzayisobanura ubutaha. Pastor shaka uzambwire nkunda kurota ndi ku ishuri nizemo. Nyaboneka nayivuze kenshi cyane, kurota uri ku ishuri, kurota aho wize, kurota wasubiye aho wakoreraga, kurota usubiye wanyu mu cyaro, bisobanura umwuka w'inyatsi no guhura n'akaga. Imana ibaho umugisha cyane. Rero turakomeje kwara kubasubiza ibyo mwana mwatubajije, ntabwo twatoranije ngo imwe mu batubajije. Imana ibaho umugisha, mugubwe neza, mwambara imbaraga zo kwizera Yesu Kristo umwami wacu. Shalom shalom. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.
mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka.